mfite ijambo rivuga ngo umukirisitu n'ibintu by'inzaduka. Umukirisitu n'ibintu by'inzaduka. Twakwibaza ngo ibintu se byaduka bite ubundi ibintu byose byahozeho? Ntabwo ibintu byose byahozeho. Bimwe bigenda bidusanga, ibindi twarabisanze, hari n'ibindi bizaduka bidusanga cyangwa byaduka twaragiye tutakiraha. Ariko tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umukirisitu n'ibintu, ko mutari kubivuga umukirisitu n'ibintu, ntabwo ndi kwivugira umupagani n'ibintu by'inzaduka, ndi kuvuga umukirisitu n'ibintu by'inzaduka. Reka nsome isome rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 turasoma dore ku murongo wa 9 ngeze kwa 11. hari umutwe w'amagambo witwa ngo Pawulo avuga iby'iherezo rye asaba Timoteyo kumusura. 9 gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Dema yarasigiriye kuko yakunze iby'iki gihe cya none aja i Tesalonike. Kinesikeni nawe yagiye Igalatiya, nawe Tito yagiye i Dalmatiya. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye. Shaka Mariko umuzane kuko angirira umumaro wo kumurera. Nakereza amagambo y'Imana. Mubwiriza karasoma n'umurongo wa 3 n'uwa 4. Umurongo wa 3 uri kutubwira kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya, bifuza kumva ibibanezeza, bazibwiriza abigisha bahuje irari ryabo. Kandi baziziba amatwi yo kumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Nakereza amagambo y'Imana. Mubwiriza nawe rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Yego Petero. Niki? Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Haravuga ngo umurimo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuba umushatsi, wo kuba imisatsi, cyangwa uwo kwambara izahabu, cyangwa uwukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere, yego, uhishwe mu mitima, yego, umurimo utangirika w'umwuka, yego, ufite ubugwaneza, yego, n'amahoro, yego, niwe giciro cyinshi mu maso y'Imana. Nakereza amagambo y'Imana. Haleluya.